kata urufunguzo uzana hano rekura. Aha imodoka ubu yatse dushatse twagiye. Ubu urumva ko imodoka iri kwaka. Ariko nubwo iri kwaka ya matara urebye neza yazimye, ariko hasigayemo itara rimwe. Hasigayemo itara rimwe. Ririya tara rimwe rero riba risigayemo nabasobanuriye yuko ari itara rya feriyamu. Naryo nayo ikoremo turebe. Feriyamu iyo yivanyemo rya tara rihita rizima. Feriyamu ngiyi hano kuyikuramo rero umunyeshuri yaje gukuramo feriyamu cyangwa se undi muntu wese afata kuri feriyamu gutya afasheho. Urabona ko hano hari akabuto ya agafasha amera gutya agasa nk'uzamura feriyamu. Yego. Zamuraho. Agakanda kari akabuto agahita manura hasi. Manura kanda wongera umanure. Ubu ngubu turagiye ryatara rirazimye. Murabibona ko nta tara nari mu ngubu riri kwaka. Meze noneho n'amasomo yacu turi kumwe na mwarimu Rukundo. Niba utarakanda subscribe kandi like kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 umunsi ku munsi. Iyi ni Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Rero hano turi Gikondo rwose, mwaza mukiyigira. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora guhagurutsa imodoka hamwe na mwarimu Urukundo. Iri ni isomo rya mbere, ni ku munsi wa mbere. Uyu ni umunyeshuri rageze mu modoka yawe Rukundo. Umunyeshuri ageze mu modoka yawe, ni umunsi wa mbere, mwavuganaga kuri telefone, bamaze kumwereka ubuzima bw'imodoka uburyo bukorwa cyangwa se uburyo ashobora kubumenya, akamenya amazi, akamenya umuriro, nakakamenya ko imodoka yashyushye, akamenya amavuta ya moteri, akamenya amavuta ya feri na ambrillage. Hanyuma tugeze mu modoka, ageze kuri cya kigero cyangwa se ageze ku rwego, noneho mugeze kuri step yo kwiga guhagurutsa imodoka. Umunyeshuri ugeze mu modoka yawe bwa mbere umwereka iki, umwigisha iki? Ubusanzwe umunyeshuri ugeze mu modoka bwa mbere, tubonanye bwa mbere, mbanza kumwereka pedale cyangwa se ibirenge imodoka ifite, kuko igiramo ibirenge bitatu. Igira ikirenge cya ambrillage, ikagira ikirenge cya feri, ikagira n'umuriro, ndetse ari agiye gutangira kugenda akoresha kandagiraho kugira ngo muze kubimenya ndetse munarebe uko ayihagurutsa. Ndagira ngo rero ukivuga nakandagira ambrillage turebe yari. Yego, ambrillage, ikirenge cya ambrillage ni ikihe cyangwa se pedale? Ubusanzwe ikirenge cya ambrillage gikandagirwa n'ikirenge cyawe cy'imoso. Ni kiriya kibanza hirya ku ruhande rw'ibumoso nyene. Ngira nkuko mubibona iriya akandagiye ni pedale ya ambrillage. Kandi iyo umuntu ayikandagiye hanini ibigomba kugera hasi cyane, kubera ko ikandagira ukayiheza. Kandagira ugeze hasi cyane, yego, akagumishayo, kubera ko iriya ambrillage igira akamaro mu buryo butatu. Akamaro ka mbere igira, iriya ambrillage idufasha gushyira mu vitensi. Hanyuma akamaro ka kabiri idufasha iyo tugiye guhagurutsa imodoka, iriya ambrillage tugenda tuyizamura gahoro gahoro kugira ngo imodoka ibashe guhaguruka. Kandi iyi ambrillage nanone akamaro idufasha nuko nanone iyo tugiye guhagarara, mbere yo kugira ngo dukandagire feri turabanza tugakandagira ambrillage. Kubera iki tubanza gukandagira ambrillage? Ni ukubera ko ambrillage ituma imodoka itazima, feri igatuma imodoka ihagarara cyangwa se kikagenda gakeya. Tugeze kuri pedale ya kabiri rero. Pedale ya kabiri ibamo hariya hagati bayita feri. Ubwo ni pedale ya feri. Nayo nayikandagire turebe. Ikandagirwa n'ikirenge cy'iburyo. Yego, urabona ko ari byo yarakoze. Nkuko mubibona iriya pedale yo hagati niyo akandagiye, ni pedale ya feri. Sa nkukurura ikirenge ukigeze inyuma tubibone neza. Ndabona binagaragara neza. Pedale y'umuriro ni nini cyane kurenza pedale ya feri. Iyo ni pedale ya feri rero. Ni pedale ya feri. Twageze kuri iriya pedale ya gatatu yindi, ni pedale. Iriya pedale ya gatatu isatira hano iburyo bwacu. Yego. Ni pedale y'umuriro. Nayo koraho turebe. Iyo niyo pedale y'umuriro. Ariko iriya pedale y'umuriro icyo nyivugaho, ahanini abanyeshuri bajya bakunda kuza bakabyibeshya iyo mwarimu atabisobanuye neza. Bisaba kuyikandagirana ubwenge n'ubushishozi, kubera ko nagakandagirwa cyane. Umuriro urica, ariko bisaba kwigisha umunyeshuri akamenya uburyo afata umuriro bitewe n'aho ageze. Yego, izi nizo pedale zigize imodoka. Umaze kumwereka pedale, umubwiye akamaro kazo, fera akamaro kayo, ubundi tuzi ko ari guhagarika imodoka cyangwa se gutuma igenda gakeya. Tugeze ku icyo kintu gihagaze hagati rero. Iki kintu ubona gihagaze hano hagati, iki bakita feriyamu cyangwa se feri yo guhagarara umwanya munini mu Kinyarwanda. Iyi feri uyisigamo iyo ugiye gusiga imodoka ugiye kugenda, kugira ngo
ubashe kuza wizeye ko umutekano wayo uhagije. iyo ni freya, ni feriyame. Yego. Tukaza rero tukagiramo n'icyo bita vitensi. Twari turimo tuvuga ko amburiyaje idufasha gushyiramo vitensi. Vitensi rero ziba ahangaha. Ino modoka ni ivatiri, igira vitensi 5 zijya imbere, ikagira na vitensi twita twongeraho ko ari ya 6 ya rivanse, yanditse mu nyuguti ya L, ariko izo vitensi zose zijya imbere zanditse mu mibare 1 2 3 4 5. Izi rero nizo vitensi umunyeshuri cyangwa se umuntu utwaye imodoka mu muhanda akoresha mu gihe cy'uko ari kugenda mu muhanda agenda zihinduranya. Bivuze ngo umunyeshuri wawe ugeze mu modoka umwereka ibi bintu byose tumaze kubona. Yego. Ubanza kumusobanurira pedale, umweretse levier de vitesse, umweretse feriyamu, hanyuma mukurikizaho iki? Iyo maze kumwereka ibi ngibi tugiye gutangira noneho ku buryo imodoka igiye guhaguruka n'icyo umunyeshuri aheraho mu gihe yageze mu modoka. Ni ukuvuga ngo iyo umunyeshuri umaze kumusobanurira ibyo byose, pedale, feriyamu n'amavitensi, tugiye guhagurutsa noneho imodoka. Tugiye guhagurutsa imodoka. Mbere na mbere umunyeshuri arabanza akambara umukandara. Yego. Uyu wenda abona yari yabikoze, ushobora kuba bizi cyane. Rero hano intebe iyo umuntu ari mugufi cyangwa se ari muremure bitewe n'ahasanze intebe, abasha kuyitunganya akayigeza imbere cyangwa akayigeza inyuma bitewe. Aha hasi harimo akantu hano hasi akurura akigiza imbere cyangwa se akigiza inyuma, intebe ikigira inyuma. Karahangaha arakazamura, urabona ko imodoka yigiye inyuma. Intebe izi ni imodoka za manuel. Akongera akakazamura akigiza intebe uko ashaka. Rekura, iyo ageze imbere ararekura cyangwa yagera inyuma akarekura. Yego, ararekura. Ku modoka rero tujye dutemberamo za ruzungu, twebwe dukanda buto. Izo ni automatique. Izo ni automatique cyangwa se ni iterambere ritangiye kuza ubu ngubu, ariko izi ngizi ziba ari izo hambere ho gatoya. Rero agiye kwatsa imodoka, ahagurutse imodoka. Iyo umunyeshuri agiye kwatsa imodoka akandagira amburiyaje na feri icyarimwe. Kandagira amburiyaje igeze hasi, kandagira na feri. Yego. Buriya hariya abavuze ngo nubwo imodoka yabira ahantu hamanuka ntago yahita igenda. Dukurikizaho kwatsa imodoka. Uburyo imodoka yaka etape kuri etape bitewe n'icyo umuntu agiye gukora. Uyu munyeshuri rero nibyo agiye kudukorera ahangaha. Ubusanzwe iyo umuntu agiye kwatsa imodoka ntago yibwira ngo aka. Imodoka igira urufunguzo cyangwa se kontaki iyifasha kwaka. Iba ahangaha. Iyo ugiye kuyatsa imodoka dusanga hari amagambo igira ku rufunguzo rwayo hano. Aho urufunguzo rujya hari amagambo abaho, habaho amagambo agera kuri 4. Habaho ijambo bita lock, hakabaho ijambo bita accessoire ngiri hano, hakabaho n'ijambo bita on ndetse n'ijambo bita start. Aya magambo agiye afite icyo asobanuye. Iyo uru rufunguzo rwawe washyizemo hano ruri kuri lock, biba bivuze ko imodoka ibifunze. Niyo wavuze radio ntago ishobora kuvuga. Ariko iyo ushaka kugira ngo wenda uhagaze ahantu utegereje nk'umuntu kandi hari ikintu ushaka kumva kuri radio, hari abantu bakunda kumva umupira, amakuru n'ibindi nk'ibyo, kugira ngo uwumve umupira cyangwa se amakuru, ariko imodoka itakutegereje umuntu, nuko ukata urufunguzo ukarugeza kuri iri jambo ryitwa accessoire. Iyo urika turebe. Yego. Umunyeshuri abidukorera gahoro. Arakata urufunguzo rimwe, kata urufunguzo rimwe. Ruriya ruri muri accessoire. Hano muri accessoire uhita ubona ko hano isaha iri kwaka. Yego. Iyi saha iri kwaka na radio ibasha kuvuga. Uko ibiri kwakira umuriro. Yego, ibiri kwakira umuriro. Bivuze ngo na radio ibasha kuvuga. Urabona yuko na radio yatse. Yego. Hanyuma ahangaha ni hamwe wicaye uvuga ati rega mbe ntegereje umuntu ariko reka numva iki kintu kuri radio. Tugira rero nyuma ya accessoire ijambo bita on. Yego. Umunyeshuri akata urufunguzo ageze kuri on arekuri. Yego. Taburo biratse. Kuri on muri taburo biratse. Ariko nubwo muri taburo byatse ntago imodoka irakaza byanyabyo. Yego. Aha rero iyo byatse muri taburo, ariko turumva ikintu gihinda mwari. Icyo kintu gihinda kiba kiguteguriza yuko imodoka yiteguye kwaka ariko itaraka. Yego. Rero hano imodoka iyo imaze kwakubona muri taburo harimo amatara. Harimo amatara atatu atukura n'itara rimwe risa nk'icunga rihishije hariya. Ndahera kuri rya tara risa n'icunga rihishije hariya. Kuriho turebe ryari ryo. Ngiri hano umunyeshuri agiye kurikora bari turibona. Ririya tara ni rya engine cyangwa se ry'amavuta. Yego. Ibirimo kwereka yuko amavuta buriya nta kibazo.
ariko iyi modoka imaze kwaka ririya tara naryo rirazima, biri buze kubaho uri buze kubibona. Hanyuma rero uje hano kuri uru ruhande rugana hano hari amatara 3. Yego. Hari itara rya battery turikoraho tureba, umunyeshuri yarikozeho buriya. Niryo tara rya battery. Mwasanze maze kubimusobanurira gakeya niyo mubona ko ari kubikora. Ririya tara ni irya battery. Ririya tara igihe uzaba uri kugenda mu muhanda ariko ukabona ririmo riraka, bivuze ko battery yawe itari gucaginga. Yego. Hanyuma iryo hagati, ririya ryo hagati ririmo agatangaro, ni itara bita irya ferium. Igihe cyose uri kugenda mu muhanda ukabona harimo iri tara, uzamenye ko wagiye utavanyemo ferium. Yego. Aka rero nako nakagaragaza neza yuko imodoka yiteguye kwaka ariko itaragenza gute, itaraka. Ubu rero umunyeshuri yagejeje urufunguzo kuri on, agiye kugeza kuri start urufunguzo ariko ahita arekura. Yego. Agiye kubikora, hanyuma ageze urufunguzo kuri start ahita arekura. Kata urufunguzo uzana hano, rekura. Aha, imodoka ubu yatse dushatse twagiye. Ubu urumva ko imodoka iri kwaka. Ariko nubwo iri kwaka, ya matara urebye neza yazimye, ariko hasigayemo itara rimwe. Hasigayemo itara rimwe. Ririya tara rimwe rero riba risigayemo, nabasobanuriye yuko ari itara rya ferium. Naryo ferium iyo yivanyemo rya tara rihita rizima. Ferium ngiyi hano kuyikuramo rero umunyeshuri yaje gukuramo ferium cyangwa se undi muntu wese afata kuri ferium gutya afasheho. Urabona ko hano hari akabuto, ya agafasha amera gutya agasa nk'uzamura ferium. Yego. Zamuraho, agakanda kari akabuto, agahita manura hasi. Manura, kanda wongera umanure. Ubu ngubu turagiye, rya tara rirazimye. Murabibona ko nta tara nari mu ngubu riri kwaka muri ubwo rero imodoka iri kwaka, ubu yiteguye kugenda. Ubu ikintu wa munyeshuri wacu agiye gukora ni kimwe, ni ukugira ngo ahagurutse imodoka igende. Agiye gukandagira kuri amburiyage. Yego. Kandagira kuri amburiyage, kandagira ugeze hasi. Agiye gushyiramo vitensi ya mbere. Ngizi hano. Yego. Vitensi ya mbere, ubu ngubu imodoka ayisanze muri Puemor. Yego. Nta kintu na kimwe kibereye. Bari bamenya gute kiri muri Puemor? Kugira ngo umenye ko imodoka iri muri Puemor, urekura amburiyage. Yego. Iyo ayirekuye imodoka ntago izima. Narekure turebe. Urumva ko ikomeje kwaka. Ariko buriya harimo vitensi, kandagira haramutse harimo vitensi yahita izima. Yego. Rero agiye gushyiramo vitensi. Yego. Uyu ni umunsi wa mbere agiye guhagurutsa imodoka. Yego. Vitensi iteka ryose iyo duhagurukira muri vitensi ya mbere. Zana akaboko. Hano yayisanze muri Puemor. Nikurure neza. Yego. Yayisanze muri Puemor. Yego. Iyo ashaka kubyumva ubundi hari ukuntu ayo moving akabyumva, urumva ko iri kumuvinga. Iyo ashaka gushyiramo vitensi ya mbere rero aratambika akagezi we akazamura. Buriya yashyizemo vitensi ya mbere. Yego. Ashaka kujya muri kabiri ashyira Puemor, manura gakeya, buriya iri Puemor, agatambika iwe akamanura inyuma. Buriya ageze muri kabiri. Yego. Rero umunyeshuri utangira iteka ryose duhera muri izi vitensi kubera ko arizo vitensi zimufasha. Iya mbere ni iya kabiri. Izindi agenda aziga uko bigenda bikurikirana. Gahoro. Shyira Puemor. Puemor. Usunitse cyane. Ngaho utambika iwawe akazamura. Ubwo ni rimwe. Ko twabonye ko ari rimwe. Yego. Aratambitse we agiye kuzamura imbere. Buriya yashyizemo rimwe. Akarekura hariya. Agafata vora. Iyo afashe vora hari imodoka uzasanga zigira ihoni hano gutyo ukandamo hagati rikavuga, ariko iyi ngiyi ifite ihoni ku ruhande n'indi ku ruhande. Iyo ashaka kuvuza ihoni yohereza kano gatoki agakandaho ihoni rikavuga, cyangwa se akazana kano akavuza hirya bitewe. Ubu rero tugiye guhaguruka. Iyo agiye guhaguruka ahanini ahantu hatambika, ntago yirirwa afata umuriro, ndetse ni kimwe n'ahamanuka. Ubu agiye kuva kuri feri. Ikirenge agishyire hejuru y'umuriro ariko ntawe ukandagire. Yego. Bikore icyo kirenge kimure. Yego, ntukandagireho. Iyo akandagiyeho byanga byakunda imodoka ibigomba kwihuta. Yego. Ariko tutarahaguruka hari akantu twarenzeho. Yego. Akantu kajyanye n'ukuntu hari muri taburo bimeze. Yego. Hano dufitemo inshinge cyangwa se taburo kilometrage. Yego. Ahangaha murabona ko hari urushinge rurimo imibare iva kuri 0
20 kurinda igeza ku 180. Uru ni urushinge rw'umuvuduko imodoka igenderaho, ni kilometrage. Hanyuma ahangaha ni urushinge rwa essence, rugira inyuguti ebyiri, rugira E rukagira na F. Bivuze ngo iyo urushinge rugeze kuri E hasi biba bivuga ko imodoka essence igiye gushiramo, biba biri empty. Hanyuma iyo ruzamutse rukagera hejuru biba biri full. So twari dukomeje, twari tugeze ku rushinge rwa essence, twavuze uko bimeze, tugeze ku rushinge rw'ubushyuhe bw'imodoka. Hariya uru rushinge ruvuga iyo ruzamutse rukagera mu nyuguti ya H bavuga hot, imodoka irashya. Twagiye turya umunyenga rero, twagiye. So rero yarekuye feri, fata vola. None agiye kuzamura ambriage gahoro gahoro, reba imbere,